Mwiriwe neza mwese. Reka mbanze nshimire abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu bari hano bitabiriye umuhango. Hanyuma nshimire n'abamaze kutugezaho indahiro. Ibyo kurahirira inshingano nk'izi ngizi abanyarwanda bajya mu nzego z'ubuyobozi bagakora ibishoboka byose mu nshingano bahawe. Ubundi ni nk'ibisanzwe, ni ibisanzwe tunavuga nyuma y'indahiro nabyo birasanzwe, ariko hariho bimwe abantu bagomba guhora bibutsa cyangwa basubiramo. Hari kuba ufite inshingano zikorwa neza ku mpamvu zitandukanye. Impamvu ya mbere, ugomba kuba wumva neza iyo nshingano n'uburemere bwayo. Inshingano ubwo n'uburemere bwayo ni ibyo dukorera abanyarwanda, dukorera igihugu. Ubwo natwe turimo, ariko ntabwo ari twe twikorera. Dukora kugira ngo tugeze byinshi ku bandi, ariko abandi iyo byagenze neza, iyo igihugu kigenda neza, ubwo nawe uba urimo. Ariko ntabwo abantu baherwa inshingano kugira ngo birebe cyane cyane. Iyo bakwireba, bireba mu bundi buryo, ariko icya mbere cyo kureba ni inyungu z'abanyarwanda. Icyo ni cyo kintu cy'ibanze. Igikurikiraho hariho kumenya. Ugomba kumenya ibyo ukora. Ubwo rero ubumenyi nabwo bugira uruhare rwarwo. Akenshi rero bikunda kuvanga, abantu bakibwira ko iyo ufite ubumenyi biba bihagije. Ntabwo ari byo. Ugomba kuba ariho wa mutima ukoresha uri inyuma y'ubwo bumenyi kugira ngo wuzuze za nshingano nahereyeho z'ibanze. Akenshi rero abantu barabivanga, akibwira ko ubwo afite ubumenyi ndetse akagira n'ubushake bushobora gusobanurwa ku buryo butandukanye, ko byarangiye. Ariko ibyo biganisha kuri wowe gusa, noneho ntabwo biba bikiganisha ku nshingano z'igihugu muri rusange. Ndagira ngo rero nibutse ko ibyo tubisubiyemo kenshi, kandi kutabyuzuza nabyo bigaruka kenshi ku bantu batandukanye. Ariko uyu ni wo mwanya rero wo kwibutsa, iyo abantu barahiye nk'uku, kumva ko dukwiriye guhora dutera imbere,
uyu munsi abamaze kurahira 3, 2 bari basanzwe, ubundi mu nshingano mbere y'ibyahindutse, imirimo yo muri ku rwego umaze kurahirira. Undi umwe yavuye ku rwego rumwe ajya ku rundi atarasanzweho, ari we Iradukunda, ariko Mariza Munda na Uwimana bo bari basanzwe ku mirimo. Nujya kureba rero iyi mirimo ari Minisiteri ya Defense, ari ya ICT, ari family na gender, ibi urebye bisa naho bihuje ibintu byinshi cyane, ibyangombwa by'igihugu cyacu, ibyo kwirinda, ibyo koranabuhanga n'iby'umuryango n'ibindi, nibyo bigize mu by'ukuri urebye ibyo dukora byinshi, hafi byose bishingiye kuri ibyo ngibyo 3. Rero nagira ngo nibutse bamaze kurahira, hari Mariza Munda, hari Uwimana, hari Iradukunda. Kurahira ntabwo ari umuhango gusa ugira utyo ugahita, ariko ntukurikirwe n'ibikorwa bijyana nawo. Icyo nicyo nasubiragamo, kandi ibindi nabisobanuye mbere y'ukuntu dushaka ko igihugu cyacu kimera. Aho kiva turahazi, aho kigeze turahazi, aho dushaka kujya turahazi. Ibyo rero buri rwego na buri gice cy'urwo rugendo turimo harimo amasomo menshi dukwiriye kuba twiga, kandi amakosa amwe dukora ntibakabe kuyasubiramo kenshi, kuko icyo gihugu inshingano ngira ngo ziba zatakaye. Ibi nanjye ndabivugira kugira ngo byumvikane, ariko bishingira ku byo tubona mu gihe cy'imyaka. Ubu ndabivuga ngira ngo n'abanyuze hano barahiye, nibwira ko nabo badukurikira nabo bongere babyumve, ntabwo ari abarahiye umunsi mbwira gusa. Mu busanzwe, mu mirimo, mu buzima, abantu bakora amakosa nk'abantu bigahita, ariko iyo usubiyemo amakosa amwe kenshi, icyo kiba cyabaye ikindi kibazo. Iba yabaye indwara igomba gushakirwa umuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo abantu baberaho gukora amakosa, ariko bakora amakosa, bakayamenya, bakagira isomo bayavanamo, batera intambwe bagana imbere. Ntabwo ari iyo byabaye amakosa abantu basubiramo kenshi, ubwo biba byabaye ikindi kibazo, biba byabaye bimwe twavugaga by'uko mu nshingano bafite baba bireba, bitekereza gusa kurusha ko bareba abanyarwanda cyangwa bareba igihugu. Nagira ngo rero ibyo ngibyo abantu bashobora kubyirinda, dukwiye kubyirinda, kubera ko tuzi inyungu zabyo, ko
zikwiriye kuba zigera ku banyarwanda bose. Nagira ngo rero mbashimire abamaze kurahira, nizera ko ibyo byose mubyumva, ubu igisigaye ni ukurwana namwe n'icyaba kibarimo. Ndabibwira rwose benshi banyuze aha, ibibazo byinshi ntibituruka hanze, ibibazo nitwe biturukamo. Iyo utarwanya n'ikibazo kikurimo ngo ugitsinde, bihora ari urujya n'uruza ku byo nahereyeho mvuga, bigatuma bitatera umuntu umwe gusa ikibazo, ahubwo kubera ko ufite inshingano bitera ikibazo abandi banyarwanda cyangwa igihugu cyose. Ndizera rero ko aho ngaho twumvikana kandi tuzakorana neza uko bikwiye, hanyuma bikagaragara ko intambwe dutera ari inyungu ya buri muntu mu gihugu cyacu, kandi tuzabafatanya namwe, abantu bose, iyo abantu bakorana, buri umwe yagira uko atera undi inkunga, yagira uko ibyo yasobwe atashoboye kuzuza undi aramufasha, ubutaha bikaba byakuzuzwa. Ndabashimiye rero, ndagira ngo mugire umunsi mwiza, mugire akazi keza, ibisigaye naho ubutaha. Murakoze.